Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho duje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe utsinda ikintu ubusabwa ni ukubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, mbere y'uko ureba ino video ujya aho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yabaye amasomo ngenda mbakiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kuko ikintu cyose nzajya nshyiraho azaba ari icyagufasha ko wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ushaka kode twandike cyangwa utuhamagare kuri 0789 935 tugushakire kode nziza. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode tuguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katakunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha kunogeye ubonekaho ku munsi. Iyo ageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikirana icye cyerekana ko umuyobozi ukibonye yemerewe gutambuka mbere y'abaturutse aho agana mu nzira ifunganye. Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano hari icyapa B6 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Hakaza icyapa A19 gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Hakaza icyapa B3 gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Hakaza n'icyapa A22A gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ese ni ikihe cyapa mwa bino byapa bine baduhaye? Tegereze neza kuko no hasi nibyo bari kukubaza. A iravuga ngo ese ni icyapa B6, B ngo icyapa A19, C ngo icyapa B3, D ngo icyapa A22A. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni A, icyapa B6. Kino cyapa B6 kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye ni wowe utambuka mbere. Urebeye kwa bino birango, murabizi iyo turi kugenda mu muhanda mu nzira nyabagendwa tuba turi kugenda mu ruhande rw'iburyo. Iburyo hari mu mweru, abari kuza bagusanga bari mu mutuku. Abari mu mweru bari kubemerera gutambuka mbere, abari mu mutuku bari kubabuza. Uri kubona ko ari wowe uzatambuka mbere. Rero niyo mpamvu hano duhisemo A, icyapa B6. Niyo mpamvu tucyanditse ku papuro. Utari wayihisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego ya Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ujye wibuka gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye uhita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe baragusharinga link. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi nka biriya binyabiziga iyo bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. N'ayo matsinda bagabanyijemo abagomba kuba atarengeje metero 50. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo bitajya bigabanywamo amatsinda nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500. Ibyo binyabiziga ni ibihe?
hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, beka ngo ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri washatse kwa ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igiso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cya nyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga by'abasirikare berekeranyije mu nsisiro. Ibinyabiziga by'abasirikare nubwo byaba bitonze umurongo urenze metero 500 ntabwo bigabanyamo amatsinda, niyo mpamvu duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka, nyandikira kano kanya cyangwa umpamagare kuri 0789 935 1626 ngufashe kubona kode nziza, nkoye n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu gukora rimwe nka Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa nacyo gikuruye ikindi, uburebure bw'ibikururwa bukaba burenga metero 18 hatabariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, beka ngo abaherekeza babiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ikintu baba bashatse kuvuga, baba bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igiso cy'ukuri umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, ndetse na B ikaba ari igiso cy'ukuri abaherekeza babiri, naho kuri D bakatubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Aho baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko igiso cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Haba hakenewe umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ese waramutse guhitamo A? Ese waramutse kuyandika ku gapapuro? Impamvu dukosora ikizamini uko ibibazo biragaruka. Nujya mu kizamini urakora mu kanya urabona ibibazo 9 bigarutse, ubona ibibazo 10 biragarutse. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizame, kino cyapa gifitiye ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Icyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Aravuga ngo aho banyura bazengurutse, mbega ngo cyerekana umuhanda w'ibisate bitatu. Sega ngo cyerekana hegera inkomane, ndega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ariko ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, sura ku YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda iteguye neza. Icyapa ubusobanuro bwacyo n'ikibazo bazaho mu kizame, uramara kwireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakunanira. Hano ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Hano ndakeka ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, aho banyura bazengurutse. Iyo ubonye kino cyapa ugiye kugira hari amwebwe mwita ngo ni kuri rompuwe, kikaba cyerekana ko ugiye kugera aho banyura bazengurutse. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyago, bakaguteguza hakiri kare kugira ngo udahura n'ibyago mu gihe waba utabimenye ko ugiye kugira nk'aho banyura bazengurutse. Rero sura ku YouTube channel yanyu urebe iyo video, uramara kwireba ibibazo byose byerekeye ku byapa bitakugora. Bibutsa kuri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tuza tukaguhugura turi kumwe, twigana igihe gitoya bitewe nuko wenda udakunda kuba ufite umwanya uhagije, umunsi umwe cyangwa 2 bihagije, umunsi ukurikiye ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyangwa ukeneye ko tukwigisha computer, cyangwa ukaba ufite igihe gitoya ushaka ko twigisha igihe gitoya ariko turi kumwe, turakwigisha. Rero twandikiye cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 tukubwira aho dusanga, cyangwa se twe tuze tukwirebere nubwo twaza kukureba iwawe. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo birabujwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Utwaye ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa mu muhanda, hari ikintu ukora kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ibihe biba bibujijwe rero, ukavanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo ugacira feri bidatuwe no kwirinda ibyago.
seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri: kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe no gukakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro n'igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo ugabanyije umuvuduko ku buryo budasanzwe biteza icyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ambutiyaje. No gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago: ushobora gukacira feri undi muyobozi w'ikinyabiziga akaza guturusa inyuma atabonye ko ugiye gukacira feri, akaza agahita akugonga, akaba guteje ibyago cyangwa ukamuteza ibyo byago. Ibyo byago aba arimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 6 kibaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ikibazo cya 6 kibaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200 mu nzira nyabagendwa romoroki iziritse kuri velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, uretse velomoteri idafite umuyobozi, kandi uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bukaba butuma itara ry'ikinyabiziga kiyikurura ritagaragara. Iyo romoroki igaragazwa ku buryo bukurikira: ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200 bitewe n'ukuntu ibihe bimeze. Ni igihe cy'imvura, hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba, hari nk'umucucu. Rero hari ukuntu iyo romoroki iba igomba kugaragazwa kugira ngo muze kuyibona mwebwe muri gukoresha inzira nyabagendwa. Gute rero? Ari ngo itara ryera riri kuri romoroki inyuma. Mbega ngo itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. Seka ngo itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri itara ryera riri kuri romoroki inyuma. B ikaba ari igisubizo cy'ukuri itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma. Ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo itara risa n'icunga rishije kuri romoroki inyuma. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndiza ku igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Noneho hari ikibazo urajya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bafashe bino bisubizo bitatu babishyira nko kuri A, bakavuga ngo A itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. B bagahimba ibintu bagashyiraho. C bagahimba ibintu bagashyiraho. D bagahimba ibintu bagashyiraho. Uzahita uhitamo iyo A ivuga ko ari itara ryera ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Rero kino kibazo noneho hari igihe bafata nk'iyo A bagahita bayigabanyamo uduce dutatu, ugahita usubiza ko ari ibisubizo byose ari ukuri. Ubwo rero weho nujya mu kizamini ukabona bakikojeje muri ubwo buryo bundi nkubwiye, ugasanga bavuze ngo A itara ryera, itara ry'umuhondo, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, bakabishyira ku nyuguti imwe, uhitemo iyo nyuguti. Ariko niba kiguha n'ubundi gutya bafashe iyo nyuguti imwe, ibyo bisubizo bitatu babumbiye hamwe bakabishyira ku nyuguti imwe, babigabanyishemo noneho nka gutya, uhita usubiza ko ari D, ko ibisubizo byose ari byo. Murabizi hano dukosora ikizamini turi no kubabwira ukuntu ibibazo babihindura kugira ngo nugerwaho ukore rimwe uhite utsinda, nicyo kidushimisha. Aba ari ingenzi gukanda subscribe rero kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe, kuko bari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. A iravuga ngo metero 4, B ngo metero 3 na santimetero 50, C ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano handitse C ni D, havuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari metero 3. Ubundi kino kibazo neza neza barongera bakakikubaza kimeze gutyo. Bino bipimo iyo batabiguhaye mwa kino kibazo, usubiza bino bipimo: metero 2 na santimetero 75, cyangwa kuvuga ngo metero 2 n'ibice 75. Noneho bino bipimo iyo
guhaye mu kibazo biva kuri metero 2.75 bikagera kuri metero 3. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenanwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorere ntarengwa ku ikamyo iyo ariyo yose ntibushobora kurenga ibipimo bikurikira. Ese ikamyo ntibishobora kurenza ubuhe bwikorere? Ikamyo iyo ariyo yose ibaho. Aravuga ngo toni 10, mbega ngo toni 16, sega ngo toni 24, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Wowe urabona igisubizo cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ese ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ibaho ni ubuhe? Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko isomo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko turabizi neza ko hari amakamyo atwara na toni 40. Aho kuvuga ngo ubwikorere ntarengwa ku kamyo iyo ariyo yose ibaho ngo ntibushobora kurenza ibipimo bya toni 24, toni 16, toni 10, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wowe waramaze guhitamo D, ndakeka ko wowe wari wamaze kuyandika ku papuro. Ndiza ko utari wahisemo nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gukora rimwe niyo ntego. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo kubyerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo ndetse no guherekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura-muri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ayahe matara? Aravuga ngo amatara ndanga, mbega ngo amatara ari imbere mu modoka, sega ngo amatara ndangaburumbarare, mbega ngo ibisubizo byose nibyo. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndiza ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, amatara ari imbere mu modoka. Murabizi biba bibujijwe gukora andi matara uretse kubyerekeye amatara ari imbere mu modoka. Hari imodoka urajyamo ugasanga harimo ay'icyatsi, indi ugasanga harimo ay'ubururu, ari amatara ari imbere mu modoka uba wayakora uko ushaka, wayahindura ushaka buri munsi wajya uranayahindura. Niyo mpamvu iri tegeko ryo ntirireba amatara ari imbere mu modoka, naho ubundi birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarura-muri, ariko ntibireba amatara ari imbere mu modoka, iyo wayahindura ukayagira uko ushaka. Ndakeka ko waramuzamo B, ndakeka ko waramutse ukandika ku papuro utari wahisemo. Ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ni amategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu saha ni. Ese niwe muvuduko ipikipiki bitagomba kurenza mu saha? A iravuga ngo kilometero 25, mbega ngo kilometero 70, sega ngo kilometero 40, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano hamwe igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko tuzi ko hari amapikipiki menshi ashobora kurenza kilometero 25, ashobora kurenza kilometero 70 mu saha, ashobora no kurenza kilometero 40 mu saha. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye tugufatire kode nziza, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ukuntu bikorwa utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka, isaha ushaka, aho waba hose mu gihugu tukagufasha kubona kode nziza. Ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi. Yageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri 0789 355 16 tubibafashemo. Uri mu mujyi wa Kigali ho byaroroshye, turaza tukakureba tukaguhugura kuri mudasobwa. Waba ushaka kwiga igihe gitoya tukaza twigana nk'iminsi 2 turi kumwe. Umunsi wa gatatu ukagenda ugakora, kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mwere kujya mutegereza ngo mujye gukora ngo nimutsindwa mubone kutugana. Mujye mutugana tubigishe mugende gukora, ahubwo musa nk'abagiye kuzana provisoire zanyu. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 355 16
26 tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuwe muvuduko. Tegereze neza, uhuye na bino byapa bibiri wagenda kuwe muvuduko. Araho ngo kilometero 70 mu saha, mbega ngo kilometero 50 mu saha, sega ngo kilometero 40 mu saha, deka ngo kilometero 80 mu saha. Hano urabona icyo kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, mbibuza ko ibintu bya kilometero naka mu saha ikinyabiziga cyose kigenda gifite moteri, ufite ahantu uri kujya urarebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugitamo rero hano, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika wa papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni de kilometero 80 mu saha. Ibibazo n'ubundi biragaruka bimeze gutya. Ni ingenzi ko ikibazo utasobanukiwe wampamagara nkagusobanurira. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose wagize mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa iba ari ubuntu. Hari ikibazo wagizeho ikibazo uranyandikira cyangwa ukampamagara nkagusobanurira, serivisi aba ari ubuntu. Noneho uri kugosora kino kizame kubona hari ikintu kiri kugugora, ucyandika muri comment ugakanda subscribe, ahasigaye nkazategura isomo kw'ibyo bintu biri kukugora. N'amasomo yose nabashyiriyeho ni mwebwe mwari mwayansabye muri comment, mujye mwibuka kunsaba amasomo mukeneye. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Ara ngo guhagarara kw'ibinyabiziga, mbega ngo aho abanyamaguru bambukira, sega ngo ubushobozi ibinyabiziga, mbega ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese bino bice by'umuhanda byera bigari biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri bisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. So cyukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Bino bice by'umuhanda ikintu biba bisobanura naho abanyamaguru bambukira. Murabizi biriya bice by'umuhanda biba biteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, nibyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ibihagaze n'uri ugabanya umuhanda mo kabiri uhagaze, bivuze ko iriya mirongo ibiri biteganye. Iyo tuvuze ngo imirongo ibiri irateganye, ni ukuvuga ngo niyo abana nanditse inyuguti ya H ni mirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati. Ni ukuvuga ngo na ziriya zebra cross mubona ko ziba zihagaze n'uriya murongo urombereje hagati mu muhanda ukaba uhagaze. Niyo mpamvu bavuze ngo ibice by'umuhanda byera bigari biteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri, biba bisobanura ko ari ahanyurwa n'abanyamaguru cyangwa aho abanyamaguru bambukira. Ndakeka ko waramuzitamo hano B, ndakeka ko waramuzikandika ku papuro utari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi niyo ntego yacu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo tureba nyuma dukoreshwa gute? Dukoreshwa iki? Arivuga ngo kwireba, mbega ngo kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma, sega ngo kureba abicaye inyuma, ndeka ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Utureba nyuma dukoreshwa, hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugenzura ibigenda mu muhanda inyuma. Kwa kundi ubona umushoferi atwaye imodoka ari kugera akunda kugakoraho, aba ari kugenzura ibiri kugenda mu muhanda inyuma. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro utari wahisemo. Ndizera ko nikiramuka kijije mu kizame uri bukore mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo ibiri yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari icyo gice kiba ari iki kiba kigenewe iki? Arabanga inzira y'abanyamaguru, mbega ngo gahanda k'amagare, sega ngo A na B byose ni ukuri. A ikaba ari ikiso cy'ukuri, inzira y'abanyamaguru, na B agahanda k'amagare bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cyanyacyo. Icyo gice cy'inzira nyabagendwa kiba kigenewe iki? Iyo bavuze ngo inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndakeka ko iso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro.
hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. aba ari agahanda k'amagare. Murabizi imihanda myinshi ifite uduhande tw'amagare, kubera ko amagare yo ntabwo agira moteri, niyo mpamvu aba afite uduhanda twayo. Ndakeka ko hano B, ndakeka ko kuyandika ku rupapuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo icyapa kimenyesha kugenda mu muhanda ubisikanirwamo gifite cyangwa se giteye ku buhe buryo? Ari ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbega ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Se ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo amaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ishusho yaba ari mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Murabizi kiriya cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo, kuko murabizi amategeko yo mu muhanda w'icyerekezo kimwe atandukanye n'amategeko yo mu muhanda ubisikanirwamo. Mu muhanda w'icyerekezo kimwe ntabwo wemerewe guhindura icyerekezo, mu muhanda ubisikanirwamo uba wahindura icyerekezo. Niyo mpamvu akenshi iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe bahita bashyiraho kino cyapa cya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara kiburira, kikubwira ko ugiye kugera mu muhanda noneho ubisikanirwamo, kugira ngo umenye ko wahinduye umuhanda, umenye ko amategeko atandukanye. Ndakeka ko hano B, ndakeka ko hano kuyandika ku rupapuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Wibuka gufata zino video waba ufite inshuti yawe nayo ishaka gukora rimwe igahita itsinda, iyo uvuye gukora ubundi ugatsinda, nicyo kintu kizima wakora. Kwa kundi muvuga ngo turabashimiye, ujye ufata zino video zihereza inshuti zawe nazo zize twigane dukore rimwe duhita dutsinda. Mwibuke no gukanda subscribe. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, harimo inyuguti ya H. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandika ku rupapuro kugira ngo uze kureba amanota turi buze kugira kuri 20. Areba ngo hoteli, mbega ngo ibitaro, se ngo hagenewe kugwa kajugujugu. Ndeka ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B ibitaro na C hagenewe kugwa kajugujugu ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B ibitaro. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga iyo ukibonye ugiye kugera ku bitaro. Mbibutsa ko iyo turi gukosora kino kizame tugenda tubabwira amabanga yo kugira ngo uzagende ukore rimwe uhita utsinda. Ubundi n'ugenda mu kizame urakora ukabona ku kibazo cyerekeye ku byapa bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri, ntagiye ku byapa ibisubizo bibiri byaba ibisubizo by'ukuri, ngo B ngo ibitaro ngo na C ahagenewe kugwa kajugujugu ngo biba biri ibisubizo by'ukuri. Icyapa cyose uzabona bashyizeho inyuguti ivuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, B na C ni ibisubizo by'ukuri, iyo nyuguti ntuzayihitemo, ntuzanayibarire mu nyuguti urahitamo, ko nta cyapa cyasobanura ubusobanuro bubiri mu kibazo kimwe. Niyo mpamvu hano aba ari ingenzi kuza tugakosorana kino kizame, kuko dukosora turi no kwigana, kugira ngo nugerwa uzakore rimwe uhite utsinda. Ndakeka ko we waramaze guhitamo B ibitaro. Ndakeka ko uramutse ukandika ku rupapuro utari wahisemo neza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kirabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi agomba gushyirwaho ku buryo buteganye, uhereye ku murongo ugabanya ikinyabizigamo kabiri ku burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ese ni ayahe matara adakurikiza rino tegeko? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Areba ngo itara ndangamubyimba, mbega ngo itara ndangaburumbarare, se ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma. Ndeka ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Aho ni kuri D. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo.
ndakeka ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Ririya tara ribonesha kuri plaque, mwebwe mu ndimi z'amahanga kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma muyita ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Rero ririya tara riba riri kubonesha kuri plaque, munako ryo riba riri ukwaryo ryitaruye andi matara, niyo mpamvu ryo ridakurikiza rino tegeko. Niyo mpamvu hano duhisemo se itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dusinda, niyo ntego ya Rwanda Driving College TV. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo hari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangamira ndanganyuma ishobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka y'ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo ari mu metero 1 na santimetero 50, B mu metero 1 na santimetero 75, C mu metero 1 na santimetero 90, D mu metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubisanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se metero 1 na santimetero 90. Kino kibazo hari igihe bagihindura mu bundi buryo bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D santimetero 210. Ntibizakugora ikintu bazaba bakoze no guhindura ingero. Murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo santimetero 150 no kuvuga ngo metero 1 na santimetero 50 byose aba ari kimwe. Ntuzabigireho ikibazo. Wowe ndakeka ko namuzitamo rero se ndakeka ko namuzikandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nibaramuka bakikubajije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ari amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, B mu mezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, C ngo imyaka 2, D ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Wowe hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 20 nacyo cyanyuma cyabajijwe mu kino kizami cy'umunsi kirabaza ngo niyo myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa bari nko kuhaganirira. Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Araho ngo itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura ko wahagarara. B ngo ihute urenge aho abo bana bari. C ngo komeza ugume ku muvuduko munini. Mu gihe kuri D hano handitse C ni D, bikosore. Komeza ugendere ku muvuduko ku ruhande rw'iburyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A. Itonde witegereze, niba ngombwa ubaburire unitegura kuhahagarara kuko bakubwiye ko ari abana. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha kwajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita usinda. Ukeneye code nziza twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 16 26. Tubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tubigufashemo. Ukeneye kwiga uri mu mujyi wa Kigali turaza tukakureba tukakwigisha. Waba ukeneye ko tuguhugura computer n'ibindi, ariko nawe wiyigisha amategeko y'umuhanda, ariko mbere yo kujya mu kizamu ukaba ati nkeneye umwarimu w'umugura, turahari aho waba uri hose mu gihugu tukaguhugura. Ikindi turakwigisha ugakora rimwe, niyo ntego yacu. Mwere kujya mutegereza ngo mujye gukora ngo nimutsindwa mubone kutugana ngo tubone kubigisha. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.